bwoko bw'Imana twongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo ku mpuhwe z'Imana TV. Dufite umugisha kuri uyu munsi, umugisha ukomeye, umugisha udasanzwe wo kubana n'umukozi w'Imana Pastor Steven. Turakwakiriye mu izina rya Yesu ku mpuhwe z'Imana TV. Turagukunda, uri w'agaciro, uri w'umumaro. Ubushize twari ku kiganiro kijyanye n'imirimo y'Imana, imirimo y'Imana mu itorero. Imirimo y'Imana igendanye n'agakiza k'Imana gute? Uyu munsi rero tubazaniye ikiganiro gifite teme ivuga ngo agakiza k'ukuri, agakiza nyakuri mu itorero ry'Imana. Niyo teme y'ikiganiro cy'Imana cy'uyu munsi. Hanyuma reka umukozi w'Imana Pastor Steven nawe atwibwire abasuhuza kugira ngo tugirane ikiganiro yamaze kubasuhuza mwamenye n'uwari we. Karibu Pastor. Asante. Ndabashuhuje mwese abadukurikiranye aho muri muherereye ku mpande z'isi, mwese turabashuhuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Turashimira umushumba Aline twakiriye muri ibyicaro byiza mureba byuje ubwiza. Turamushimiye ko twakiriye. Nitwa Pastor Steven nk'uko amaze kubibabwira. Ndi umugabo ndubatse, mfite umudamu n'abana 4. Nyobora umuryango witwa Faith and Miracle Ministries. Turabavuga butumwa, niyo mpamvu turi hano kugira ngo dufashe abadukurikiranye. Rero ndumva ari byo. Yes. Yego. Yes. Imana igumugisha Pastor. Tunejejwe n'Imana kubana nawe aya masaha. Teme y'ikiganiro cyacu rero ni agakiza. Agakiza mu itorero. Agakiza k'ukuri mu itorero. Agakiza k'ukuri. K'ukuri. Ukuri ni iki? Ni ukuri nyine. Amen. None mushumba mwiza, mu mpano Imana yaguhaye, turagira ngo abantu badukurikiye ku mpuhwe z'Imana TV, iyo nitegereje muri iyi minsi, muri ibi bihe turimo, ese mushumba, agakiza k'Imana mu itorero, agakiza nyakuri, agakiza k'umukristo nyawe mu itorero, ukabona ute? Bimeze bite? Mu buhanga bw'Imana yaguhaye n'ubunararibonye, turagira ngo abantu badukurikiye babashe kumva ngo ese agakiza nyakuri koko karacyahari? Ese ni iki kibura kugira ngo akagakiza kagaruke niba karigeze no kubaho? Kuko ntabwo twabivuga batarigeze kubaho. Imana igumugisha. Ni karibu. Mudufashe muze kubigaragaza muri komenti, mumfashe dushimire Pastor Mushumba. Arakoze kuri topic nziza atanze, agakiza k'ukuri mu itorero rya none. Tubanze twibaza agakiza ukuri ni iki? Tubanze tubitekerezeho. Ukuri ni indi. Agakiza kabonerwa muri indi. Yego. Ibyo bintu nitumara kubitekerezaho mwese abadukurikiranye, nitumara kubyumva neza biraza kuguha kugendana natwe no kuza gusoza wumvishije ijambo ry'Imana neza. Agakiza rero kuri mu itorero rya none, agakiza kabonerwa muri Kristo Yesu. Amen. Agakiza tubwo twareba mu zanditswe byeri icyo bivuga, byakozwe n'umwa 4:12. Haravuga ngo nawundi agakiza kabonerwa. Narindi zina twahawe. Hallelujah. Munsi y'ijuru. Nawundi agakiza. Urareka kubwira abantu bose abahanuzi basinziriye bavuze Yesu n'abandi bazutse n'abandi. Yes. Nawe ukomeye ubonerwamo agakiza mu bihangange dufite kuri iyi si. Yewe na n'umushakashatsi uri kuri iyi si uzavumbura company ngo ashyiremo iyo uzakora company izatanga agakiza ku batuye isi. Nta kigo na bushakashatsi buhari kuri iyi si buzakora ubwishingizi bwishingiye icyaha cy'abatuye isi. Iryo soko ni Yesu waritsindiye. Ayo niyo makuru nabwira abantu. Ayo niyo makuru nabwira abantu. Amakuru meza ni ukuvuga ngo iryo soko igihe isi yari iri mu icuraburindi, igihe abatuye isi
hari harabuze umuntu wundi wabavuganira, igihe ibintu byari bikomeye, igihe Satani yivugaga ku kiremwa muntu, inama mu ijuru yarateranye. Imaze guterana biga ku kibazo cy'uwaza gucungura abantu ku isi. Amen. Umugabo witwa Biganza, witwa Yesu Biganza bigaba umugisha. Haleluya. Biganza bigaba umugisha. Ndamukunda uyu muhungu, uyu mugabo witwa Yesu ndamukunda, ndyoherwa no kumuvuga, ndyoherwa no kumusobanukirwa, ndyoherwa no kumusobanurira abantu. Niwe gakiza kabonerwamo. Haleluya. Amen. Imana idufashe muri iki kiganiro. Numva nagiye gufata ikirere, numva nagiye gufata vitesse zihuta cyane. Ariko agakiza nari nagiye muri iyo introduction mbabwira ngo na uriho na nuzaho. Muwanditse amazina, mubavumbura ibintu bya buri munsi, mubacukura isi bakayibonamo peteroli, mubacukura isi bakayibonamo zahabu z'amoko atandukanye. Na wundi uhari uzanabaho ushobora kuba yakora ikintu gishobora gutanga insurance ku byaha by'abatuye isi. Nawe uhari. Ni ukuvuga ngo iryo soko umugabo waritsindiye yitwa Biganza bigaba umugisha. Ndavuga umwami watubambye. Ni Yesu waritsindiye ku musaraba Igorogota kugira ngo abari mu isi bagirirwe impuhwe, bagirirwaga bacirira agakiza. Imana yatugiriye impuhwe nk'uko umutwe w'iyi minisiteri itanga ikiganiro bivuga yitwa Impuhwe TV. Impuhwe z'ukuri Imana yazinyujije muri Kristo Yesu kugira ngo abari ku isi duhabwe umurage w'ubugingo bw'iteka binyuze muri Kristo Yesu. So agakiza rero k'ukuri kabonerwa muri Kristo Yesu. Nta rindi zina rihari. Turagira ngo dukurire inzira abantu ku murima, mberurire ndi hano kuri bose babireba, mbabwire ngo nta nzira y'ubusa nihari. Ni nk'uko uyu munsi reka wenda Imana idufashe cyane, ngiye gutanga urugero kuri za gasutamo z'ibihugu bitandukanye. Iyo umuntu anyuze ku boda ajya mu kindi gihugu, hari ababa bashinzwe gufata irangamuntu cyangwa se bagafata pasiporo, noneho bakayicekinga bakamwemerera akambuka akagenda anyuze mu nzira z'ibisabwa nzima nziza zitunganye. Ni ukuvuga ngo rero icyo kiraro kiduhuza n'Imana, iryo rembo, iyo gasutamo ab'isi bazanyuraho kugira ngo babe mu bugingo bw'iteka, ni Yesu wenyine watsindiye iryo soko. Ni ukuvuga ngo muri Yohana 14 murongo waho wa 6 haravuga ngo nijye nzira n'ukuri n'ubugingo, nawe uzajya ku Mana atabaje kunyura. None se abantu badukurikiranye muragira ngo inzira y'ubusamo yindi ni iyi? Turagira ngo twerure abantu, ahubwo abantu babyigane vuba baze muri Kristo Yesu. Babyigane baze muri Kristo Yesu. Abantu bave muri bombo wararaye, abantu bareke gukinisha ibintu. Uyu mugabo witwa Yesu tuvuga, agakiza karamuvunnye igihe yakatuzaniraga. Agakiza karamuvunnye igihe yatangaga ubuzima bwe, zari kugira ngo jye nawe tukabonera ubuntu, kubera ko agakiza ntacyo wakora ngo kugira ngo kabone. Ntabwo agakiza kava mu mirimo myiza, ntabwo agakiza kava mu karere kaho umuntu avuka. Ibyo ndagira ngo bitangeho umucyo. Ntabwo agakiza nta murimo wakora ngo none uvuga ngo agakiza karakomoka mu gikorwa cyanjye. Oya, agakiza ni ubuntu Imana yatugiriye binyuze muri Kristo Yesu kugira ngo abatuye isi bakabonera ubuntu kandi babone uburage w'ubugingo bw'iteka binyuze muri Kristo Yesu. Amen. Hari ikintu uragumaze? Imana ishimwe. Ndumva nezerewe cyane, ndumva ubuntu bw'Imana. Ndagukunda. Ujya uvuga Imana nkumva ubushagarira, nkumva hari ahandi hantu ndimo njya. Imana iguha umugisha. Uravuze, hari ijambo uvuze mu magambo udusobanuriye, uravuga ngo igihe niki kugira ngo tubwize abantu ukuri. Haleluya. Ukuri kw'agakiza. Agakiza ayiwe. Haleluya. Agakiza niki? Agakiza ugafata ute? Agakiza ubana nako ute? Imana ishimwe cyane. Hari umunsi umwe ubwo ndi kugakiza, hari umupapa w'umupasiteri twari ahantu arabwiriza n'umugore wicaye nk'hariya,
arabwiriza, amaze kubwiriza doko umwuka w'Imana, feva y'Imana imumanukaho. Imumanutseho umugore aramureba arumirwa, aravuga ati ese bigenze bite? Yo, uriya n'umugabo wanjye cyangwa ntabwo ari umugabo wanjye, turi kugakiza. noneho abwira abantu ati nyabuneka nimuze mugire ikintu muhamya, mugire ikintu muvuga, muhabeho impinduka z'agakiza muri mwebwe. Pastor, iyo ufite agakiza niko kakuyobora. Amen. Yasashimwe cyane. Iyo agakiza kari muri wowe, ujya mu isoko kakakobrije umwenda uri bugure, ujya ahantu runaka kakakobrije ukuri buvuge, ukuri ruseke, ukuri bwitware. Agakiza ugafite, ufata telefone yawe wajya kuyikoraho ikosa ryo kubeshya, agakiza kakagucyaha. Imana ishimwe. Ako niko gakiza dukeneye uyu munsi. Noneho uwo mudamu ahaguruka mu bantu baje imbere y'umugabo we. Baravuga ati rwose turumva duhindutse, turumva dukunze Imana, turumva dukijijwe, tuvuye mu byo twari turimo. Ariko umugore arangije wafashe mikrofone aravuga ati ngewe mwabantu mwe, icyo mbasabye nuko ngewe n'uyu mugabo wanjye mwadufasha mukadushyigikira tukibera ahangaha kuri aka gatuti, kuko umugabo wanjye yatashye ntabwo aba wa wundi wo ku gatuti. Imana itugire neza. Iyo atashye akagira mu rugo ahinduka igikoko, iyo ageze mu rugo simvuga, iyo ageze mu rugo abana barahunga. Doko ndimo ndibaza gute ahagaze hano kamera ariko yagera mu rugo akabundi. Turi kuvuga ku gakiza. Rero ikindi nshaka kukubaza, Yesu ashimwe cyane, nshaka kuvuga ku bantu b'Imana muri iyi minsi ya none. Umuntu ajya mu nzu y'Imana, akajya mu nzu y'Imana, ukamureba nk'umushumba, ukabona mu by'ukuri uko yaturutse muri iriya si yo hanze aza mu nzu y'Imana nta mpinduka. Amen. Ukabona nta mpinduka, ukabona uko yaje mbere n'ubundi niko ari, ahubwo ugasanga abantu mu nzu y'Imana niho baje kwihisha kugira ngo bakorere ibyaha, bahakorere ibyaha. Abo bantu urababwira iki badukurikiye uyu mwanya ku Mpuhwe z'Imana TV? Agakiza n'ubuntu, agakiza naje gusanga agakiza ari password y'umuntu ku giti cye. Ni icyo ugiye kubwira abantu baza kwisha mu nzu y'Imana nta gakiza, akaza kamaramo umwaka agakora ibidakorwa, akagira gute, cyangwa se akavuga Imana yatinze kuntabara, Imana yatinze. Ariko ubundi dusenga Imana kugira ngo idutabare, cyangwa dusenga Imana kugira ngo agakiza gaduturemo tuzabona ubwami bw'Imana. Murakoze cyane mushumba. Nsaba abakunzi b'Impuhwe TV kugira ngo baze gukomeza babigaragaze muri comment. Batange comment kugira ngo muri comment tuze kureba niba twakurikiwe n'abantu bamaze kumva neza ikiganiro. So turagira ngo rero ngira ibintu mvuga kandi bikomeye cyane, Imana mfashe kubisobanura neza. So ndagira ngo iki kintu kibanze cyumvikane neza. Buriya Yesu adutuma kuri isi cyangwa se aza kuri isi, yaje mu rugamba rwo kugira ngo abohoze abatuye isi. Intambara yarwanye imyaka 3, arangije arapfa arazuka, yicaye iburyo bw'Imana. No kuvuga ngo rero iburyo bw'Imana ari yaradusengera. Uyu munsi itorero riyobowe n'Umwuka Wera. Itorero uyu munsi umuyobozi w'itorero, umuyobozi wacu mw'itorero, koko itorero iyo tuvuga itorero ntabwo ari inyubako y'amatafari. By the way, dushobora no kuba twaranigishijwe nabi, ubutumwa bwiza butarasobanuwe neza kuva mu minsi yahise. Ngira ngo iki cyaba ari cyo gihe cyaho abashumba tugomba kujya dusobanura neza abantu bakabimenya. Kuko hari abantu bafite imyumvire kumva ko itorero rishobora kuba ari za nyubako nziza, itorero rishobora kuba ari amarida acize, itorero rishobora kuba ari intebe nziza abashumba nk'izi twicayemo. Oya, itorero ni umutima wawe. Amen. So itorero ni umutima wawe, ni umutima wanjye. So ubugingo bwawe wowe nanjye ni twebwe torero rya Kristo. Inyubako tuzigize tukazikoreramo, tukatrainingira ijambo ry'Imana, tukaharamiriza Imana, ni byiza, ni by'agaciro nabyo.
ariko uyu munsi icyo dushaka kugira ngo cyumvikane mu matwi no mu maso y'abatureba, turashaka kuvuga itorero ni jye nawe. Ibyo byumvwe bitangwaho mu cyo byumvikana. Itorero ni jye nawe. None icyo ushaka kuvuga rero gikomeye cyane, ndiyo ndakivuga mu buryo bw'ihishurwa bukomeye cyane ariko kinumvikana neza. Ni ukuvuga ngo Yesu yaje muri ubu bwami bw'iyi si, aje gucungura bari mu bwami bw'umwijima, muri iyi si y'umwijima, y'abantu bari kure y'Imana, y'abantu batari Satani yikubitaga mu mahavuga ati ni kiremwe muntu ngiye kukinyukanyuka. Ariko ni nabwo Imana yateguye inama yihuse, igihe ibizima bine n'abakuru bo mu ijuru, igihe abamarayika n'abandi, igihe Imana yabazaga ngo ninde muntu wajya mu isi kubw'urukundo Imana ikunda abatuye isi cyane, ninde muntu wajya mu isi gucungura. Filime y'umuntu uzanyura muri iyo nzira, intambara azanyuramo, agasuzuguro azanyuramo, inkona azanyuramo, urupfu azanyuramo, ninde muntu witeguye gutanga ubuzima bwe kugira ngo ikiremwa muntu gishobore kubona inshoborezi y'ubugingo bw'iteka. Oh my goodness. So none no kuvuga ngo habura n'umwe, Yohana niwo bihishuriwe. Imana ishimwe, Yohana niwo bihishuriwe ngo arabihishurirwa. Mugiye kubona ngo abone iki igitabo kirabumburwa, ngo umugabo witwa Biganza bigaba umugisha, umugabo witwa Yesu. Oh my goodness. Biganza bigaba umugisha. Uyu mwami ndamukunda, yo kabyara umuhungu n'umukobwa. Umugabo witwa Yesu aravuga ngo icyo gitabo nimukizane ndakibumbuye kubw'urukundo nkunda abatuye isi, nimukizane sinye, jewe ndamanutse kwisanisha n'abatuye isi, jewe ndavuka muri mbese ndamanuka nisanisha nabo ngiye gucungura, ndamanuka nisanisha n'abambaye umubiri, ariko ndi Imana yambaye umubiri kugira ngo nzitambe ibitambo by'inuma n'intungura bizateshwa agaciro. Hazahora igitambo kimwe kituvuganira ibyiza mu maso y'Imana. Ndavuga igitambo cy'umugabo wabonetse ku musaraba Golgotha, ariho mwami w'abantu. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. So no kuvuga muri cyo nshaka kugira ngo ngereho neza cy'ukuri ko ubutumwa bwiza, ni ukuvuga ngo Yesu yageze ku isi ifite ubwami. Hello. Yageze ku isi ifite ubwami. Niyo mpamvu ubwo bwami yagezemo yakiranye nabwo. Niyo mpamvu birivuga ngo urwandiko rwaturegaga yarudukujeho abambarwe narwo ku musaraba Golgotha, ngo ahemura abafite ubutware n'ubushobozi, ngo abivuga hejuru kubw'umusaraba we. My goodness. Ngo abivuga hejuru kubw'umusaraba we. Ni ukuvuga ngo rero ubwo butware Pawulo atwandikira mu gice cy'Abefeso 6:10, haravuga ngo namwe nimukomerere mu mwami kugira ngo mushobore guhagarara mudatsinzwe, kuko mudakirana n'abambaye inyama n'amaraso, ngo mukirana n'abatware. Ni ukuvuga ngo turi mu isi ifite ubutware bwayo, ubutware bw'isi y'umwijima, so buhabanye n'ubutware bw'ubwami bw'Imana. Niyo mpamvu ni ubwami bubiri buhanganye. Icyo uza kugira uraza kucyumva neza. So ni ubwami bubiri bugize gute buhanganye. So Imana rero yadutumye ku isi kugira ngo duhangane n'ubwami bw'umwijima. So turokore, dukura bari mu mworera, dufatamo Satani niyo dukuremo Satani yafashe bugwate, tubabohoze, tubazanire Yesu, tubashyira mu biganza by'uwatsindiye isoko kugira ngo abaheza agakiza ku buntu. Niyo mpamvu ubutumwa buvugwa, niyo mpamvu abagore bakomeye, abasore bakomeye, abapotore, ababishopu, abantu bose isi yose, abagabo bakomeye bari muri uyu mwuga w'ivugabutumwa, utapfa kuvuga yuko badahagarariye ubwami. Baba we. Abagabo bakomeye bashoboye kureka ibyo bafite, abadamu bakomeye bashoboye kureka ibindi, ariko bariyangaje, bishora muri iyi si y'umwijima kugira ngo bahamye umukiza n'umucunguzi wabo, batanga inkuru nziza ku batuye isi. Amen. Oh my God. Batanga inkuru nziza ku batuye isi. Niyo mpamvu rero turi hano. Iyo tubwiriza ubutumwa bwiza, tuba tugamije kugira ngo ubutumwa bwacu bugire tegeti yo gukura y'abatari bakizwa. Ubutumwa bwacu bukomeza umugenzi uri mu rugendo,
bumwibutsa yuko gakondo yiwe ni gakondo iri mu bwami bw'Imana, ni gakondo iri mu bwami bw'Imana. Icyo nashakaga kugeraho rero, wari wabajije uti abantu bari mu itorero mu by'ukuri, ariko ukabona intego si ugukizwa, intego si uguhindurwa na kwa kuri kw'agakiza twatangiranye, ahubwo intego yabo ni abantu bicaye aho ngaho. Buriya nta gihugu kitagira amaneko. Halo. Nta bwami butagira za maneko. Icyo nicyo nagira ngo mvuge, naciye kure cyane ariko nze kugusha kuri icyo kintu. Ni ukuvuga ngo buri bwami bwose, buri gihugu kigira abakinekera. Halo. So igihugu cyose kigira abakinekera, kuko iyo ushaka kurwana n'ikindi gihugu ugomba gukora intelligence iri ku rwego ruhambaye. Ugomba, igihugu burya kigizwe n'amakuru. Ni nayo mpamvu iyo wamenye amabanga y'igihugu urugukubita ntabwo umenye iyo rukomobotse. Urugukubita ntabwo umenye iyo ruvuye. So niyo mpamvu rero Satani agira abanyamabanga be. Ako kantu kavuzwe kahishuwe na Yuda. Yuda mu rwandiko rwe yaravuze ngo harimo bamwe baseseye muri mwebwe. My goodness. Aravuga ngo hari abaseseye mu itorero ngo ariko bagenewe gucirwaho iteka kera. Amen. Ngo abo ngabo imirimo yabo niyo kwihakana umwami. Ariko muduzane Bibiliya turiyisomera urwandiko rwa mbere rwa Yuda, nimuruzane dusome ijambo ry'Imana. Imana ihabwe icyubahiro. Mana we Imana igumugisha muhungu wa Yesu. Reka dusome aha hantu. Ariko ndumva ryohewe. Ndumva ryohewe gutangaza inkuru y'intsinzi. Nta gihugu kitagira amaneko ntibazakubeshye. Igihugu kigizwe n'amabanga. Niyo mpamvu n'ubwami bw'Imana bugizwe n'amabanga. Abatayafite niyo mpamvu babererekeye Satani aza kunyaga itorero. Kubera iki? Abanyamabanga bagize imiryango ikinguye umutima. Niyo mpamvu batabaye inyangamugayo z'ubwami bw'Imana. So baberekeye Satani arinjira, itorero ry'Imana riraterwa. Yes, itorero ry'Imana riratakwa. Kubera iki? Abatatsi niba abandi baza bisanishije n'ukuzi. Sinzi icyo nibawunyuje neza. Niba abandi baza bisanishije narinde, uvuga ngo ni mwene data, ni mwene, ubwo barashaka amakuru kuri wowe. Kandi bariyo barazana ibintu byo kukunaniza. Bazakurwanya, ntabwo bazaza ari umutwe wo kugushyigikira. Ntabwo bazaza ari umutwe wo kugira ngo bashyigikire ministeri ya Yesu. Bazaza ari abarwanya ubwamuhagarariye. Ntabwo mubyumvise. So abo bamaneko bihisha mu itorero. Niyo mpamvu itorero ryamaze gukemangwa. Itorero ry'Imana twahuye n'ibintu bikomeye cyane. Ni ukuvuga ngo twahuye n'abantu badafite umutima wo gushyigikira ministry ngo ubutumwa bwiza bugere ku mpera z'isi. Twahuye n'abantu baza gukamura no kwiba amabanga y'ubwami bw'Imana bayatwara mu isi. So bituma rero itorero ry'Imana, abantu b'Imana bararaswa mu buryo bwo mu mwuka. Abantu b'Imana bararaswa, abantu b'Imana barasenyuka. Biyo mpamvu gana n'abantu gasanga ni bisenzegeri, n'abanyabikomere, n'abantu bahuye n'intambara. Ntabwo Imana idufashe cyane. Haleluya. So bahuye n'abo bantu bemeze batyo. Bambaye uniform cy'ubukirisitu. Hagakiza. Ariko ntabwo bikiza bahindurwa no kuri kw'agakiza. Hagakiza. Nta kuri kw'agakiza bari bafite muri baje bahagarariye ubundi bwami. Ariko mu maso, mu guterana, mu kubana nabo, so imyumvire yabo, umutima wabo, kamere yabo iracyari mbisi. So iracyakorerwamo ibyo Satani ashaka. Nicyo avuze niba cyumvikana. So ni abantu bagifite kamere yo gukorerwamo ibyo Satani ashaka. Biyo mpamvu n'abagambanyi, n'abagome, n'abanyamatiku, n'abantu batwara iby'umurimo w'Imana. Abantu b'Imana bahagarariye bakajya gutwara isi amakuru, bakajya mbese ugasanga umurimo w'Imana n'ugifite itorero. Abantu bahinduwe n'ukuri kw'agakiza ni abantu bagundira amabanga y'ubwami. Ni abantu bazi icyerekezo barimo. Ni abantu bazi aho bava.
ni abantu bazi icyo barwanira, ni abantu bazi umwuka barwana nawo. Abo ntabwo baca intege umushumba, abo ntabwo barwanya umurimo wa Yesu, ahubwo iteka ryose kibatera umwete, baterwa umwete no kugaragaza umusaraba wa Yesu. Amen, amen, amen. Hey, haleluya. Abo ikibatera umwete, ahubwo nuko ikibatera umwete, baterwa umwete no gushyigikira ubutumwa bwiza, baterwa umwete no kuvuga ngo ese kuki ahubwo tudakora cyane kuruta uko twakoraga. Abo bantu bafite ishyaka ry'Imana kandi biteguye kwera imbuto mu bihe bikomeye n'ibihe bidakomeye, biteguye kwera imbuto zikwiriye. Kubera iki? Urugero rw'imyifatire yacu, urugero rw'uko twifata, urugero rw'uko tubanira abandi nirwo rushimangira ibyo tubwira abantu. Iteka ryose ibyo tuvuga iyo bihabanye n'imyitwarire yacu, ubutumwa bwiza burangirika. Ubutumwa bwiza burangirika kandi abantu benshi ntabwo babizi. Ayi ni ibanga rikomeye cyane. So iyo utanze ubutumwa ukagira imyitwarire ihabanye n'ibyo uha abantu, ubutumwa bwawe Satani aravuga ati ntabwo mureba. Ibyo yababwiraga ku ruhimbi sibyo yakoze mu ikaritsiye cyangwa mu rugo, sibyo yakoze iwe mu rugo. So ibyo ababwira bihabanye n'ibyo, kuko hanze kuri altari aratwereka ibice bibiri. Mu itorero aratwereka agakiza, ariko yagera mu ikaritsiye akaba umupagani. Birababaje cyane. So abantu rero icyo twaganishaho ni ukubwira abantu ko bagomba kumisha kamwe. Kumesa kamwe. So abantu bagomba kumesa kamwe. Niba ukizwa kizwa, niba udakijwe pagana. None igihe cyo gukizwa kwawe kizagera nawe ukizwa. Ariko va mu itorero, seseruka mu itorero, va mu ntebe z'itorero, wijya kwiyitiranya, wihinuka amaneko Satani azaguhemba iki koko? Satani azaguhemba iki? Nukukurimbura. So niba ushaka kuba umukozi wa Satani ukihisha mu rugo rw'ukuri umukirisitu, ugamije kuza kugusha, ugamije kuza utaza wubaka, urumva Satani nyuma y'ubuzima bwa Satani azaguhemba iki? Uretse kuzashyana nawe. Nukurimbura. Nugushyana nawe. Kubera yuko reka ngere muri iki cyanditswe mu rwandiko rwanditswe na Yuda, tureba abantu baba mu itora ari maneko. Ukuri ko ubutumwa bwiza nuko abe iki gihe batagukeneye. Ubu tubabwiye ko buri muntu wese tukambwira ko agiye gushinga iduka, umuntu wese agiye kugira gute, tukavuga ku butumwa buhura n'ubukungu no gutera imbere. Ubu twaza kubona bakora subscribe benshi cyane, kubera yuko twavuze ibijyanye n'ibyo bashaka. Ariko ngubu ubutumwa ntabwo bari bubushyigikire, genda bizi ubutumwa bw'ukuri, kubera yuko twavuze iby'imitima yabo bibangamira kubera ubwami bw'Imana buhabanye n'ibyo kamere dutoza. Ubwami bw'Imana ni ubutegura umugeni kugira ngo azabane n'Imana iteka ryose. Rero hari ikintu kiri bukurusho, kubera icyo abantu bakunda n'ibibi kuruta ibyiza. Ni ikibazo. Kubera icyo abantu, reka ngire muri urwandiko koko muranyendereje, abamaye iyi tereme yo kuvugaho mwanyendereje cyane, kubera ko ubuzima bwanjye n'umutima wanjye nkunda kubwiza abantu ukuri ku butumwa bwiza. So rero reka mutwihanganire, dukoreshe urwandiko rwa Yuda harya. Okay, tuze turugereho. My goodness, man away. Yes, haravuga ngo imbuzi zo kwirinda abatubaha Imana. N'ibinyoma n'abigisha b'ibinyoma. N'urwandiko Yuda yanditse, haravuga ngo bakundwa, umurongo wa 3, ngo bakundwa, ngo nubwo nagiraga umwete wo kubandikira iby'agakiza dusangiye, niyumvisemo ko maswe kubahugura kugira ngo mushishikarire kurwanira ibyo kwizera kw'abera bahawe rimwe, bakazageza iteka ryose. Kuko hariho bamwe mwumvise maneko, kuko hariho bamwe baseseye muri mwe rwihishwa, baseseye muri mwe rwihishwa, akagana badukurikiye ku Mpuhwe TV. Reka n'amarineti nyazamure abantu babyumve neza. Haleluya. Hari abantu basesera hagati
rwihishwa. Abo kandi bazi gutanga amaturo cyane, kandi abo bazi kwimarketinga ku mushuga cyane, kandi abo bazi kujya mu myanya ya korali, abo bazi kujya muri worship team, abo bantu bazi no kumva ko bashaka kukugaragaza ko bafite ubwitange. Erega ndiyo ndamena amabanga ya Satani. Banditse urwandiko rumwe yameneye itorero ibanga. Itorero yarimeneye ibanga, abwira bizera, aravuga ngo hariho bamwe baseseye muri mwe rwihishwa. Umva ikintu gikomeye yatangaje, yaravuze ngo bagenewe kera gucirwaho iteka. Aravuga ngo abo bagenewe kera gucirwaho iteka. Komeza wumve, haravuga ngo ni abantu batubaha Imana, bahindura ubuntu bw'Imana yacu isoni nke, bihakana Yesu Kristo wenyine ari we databuja n'umwami wacu. Haleluya. Umva none ikintu gikomeye ku murongo wa 12 aravuga ngo abo ninaza hagati y'isangira ryanyu ryo gukundana ngo bigira namwe ibyiza. Reka nsoma aka kantu, haravuga ngo abo ninaza mwisangira ryanyu, abo ninaza mwisangira ryanyu, ngo abo ninaza mwisangira ryanyu ngo ryo gukundana, ngo mwisangira ry'ubumwe bw'ibyiza. Abantu baze kumfasha basome iki cyanditswe bacyumve neza. Haleluya. Amen. Reka icyo twashakaga guhisha abantu, nubwo iki cyanditswe tutashaka kukigishaho, twagira ngo duhishure mbakurire ryabanga ry'abantu bamwe binjira mu itorero intego y'abatari ugukizwa, intego y'abatari guhindurwa n'ukuri kw'agakiza. Burya itorero ririmo ibice bitatu. Igice cya mbere ni abaza mu itorero bagamije kumva ijambo ry'Imana no kuryiga kugira ngo rihindure imico yo muri kamere yabo. Abo ni abantu baza mu itorero kandi abo iyo batugezemo turabamenya. Abo ni abashyigikira ministeri ya Yesu, abo ni abakunda umurimo w'Imana, abo ni abitegura nuko batanga ikiguzi cyabo gishoboka kugira ngo ubutumwa bwiza bugere ku mpera y'isi. Hakazamo n'ikindi gice cy'aba bantu basesera bagamije gusenya ibyubakwa. Kandi abo turana bafite muri iki gihe aba nibo bashenye umurimo wa Kristo. Ndagira ngo mbatangarize ndi ku Muhwe TV, mbabwire ngo igihe cyabo kirageze, kandi ndagira ngo mbatangarize ngo ku munsi wo guhora k'umwami wacu Yesu Kristo aba bantu bazacirwaho n'iteka, kubera yuko ni abantu barwanyije ubutumwa bwiza, ni abantu baje mu itorero batagamije kubaka umurimo w'Imana no gukiza imitima y'abantu b'Imana. Ni abantu baje biyamitse uruhu rw'ubukozi, baje bambaye uruhu rw'ubukristo, ariko mu by'ukuri ari abafatanyacyaha na Satani, ari abakozi ba Satani. Niyo mpamvu ibyo bavugaga n'ibyo bakora byasaga n'imyitwarire yabo, byasaga n'uko bifata. Niyo mpamvu babaye igikoresho gituma umurimo w'Imana ugirwaho ingaruka. Icyo mvuga kibe cyumvikana neza. Niyo mpamvu icyizere cyari gifitiwe n'itorero, icyizere cyari twari dufitiwe, ubwizerwa bwari hagati muri twebwe. Umwanzi itorero ryarasinziriye, umwanzi ntibamenya ko bahanganye n'ubwami bundi, ntibamenya ko bakorera mu bundi bwami, ntibamenya abarwanyi b'iby'umwuka bararyamye barasinzira. So bakururwa n'iterambere ry'isi, birukanyira mu isi, bayoboka isi, bumvira isi, bagendera muri yo, bera imbuto z'iby'isi. So igihe kigeze bakangutse, itorero riba ryamaze kugibwaho ikibazo kitoroshye tudafite uko twarigarura ngo turishyire mu buryo. Uretse ko uyu munsi uba agakiza sako mu nyubako, agakiza nako umuntu ku giti cye, agakiza nako umuntu ku giti cye rwose. Ibyo ndagira ngo bitangeho umucyo n'umubwiriza butumwa bwiza bw'umwami wacu Yesu Kristo. So ni ukuvuga ngo rero dore byakozwe n'aba bantu. Aba nibo bateje abantu b'Imana, baduteje umwaku, nibyo niko nabyita, baduteje umwaku. So bituma n'ubuyobozi bwiza bw'igihugu cyacu budufatira ingamba. Ubundi mu myaka 30 tumaze
n'iryari leta yakatwinjiriye n'iryari leta yamaze gufata ibyemezo nk'ibifite yafatiye abantu bihaye Imana amadini n'amatorero n'iryari byigize bikora mu myaka 30 tumaze ubu nibwo ikibazo kigaragara ni ikibazo waya buri muntu wese aze kunsubiza muri comment yego mu myaka 30 tumaze dukorera Imana tuvuga ubutumwa bw'amajyepfo n'amajyaruguru twigisha muri za gereza tubwiriza dukora amakrusede ubu uyu munsi nibwo ikosa rigaragaye nibwo ikosa ribonetse ikibazo aha rero tugomba kwicuza yego tugomba kwitera kwicuza no kwikomanga abarwanyi b'iby'umwuka barasinziriye Satani tugabaho inasizi iwe abarwanyi b'iby'umwuka bagabura b'ijambo ry'Imana Satani yarabaciriye yarabinjirira kera akoresheje inasi zambaye umwambaro nk'uwabo abo ntabwo bari bafite umutima wo guhinduka ntibigize bahindurwa n'ukuri kw'itorero ntibigize bahindurwa n'ukuri kw'agakiza ahubwo bari bagamije gusenya umurimo bari bagamije gusenya ubwami bw'Imana niyo mpamvu umuvuduko w'ibyo tureba kuri social media nta n'umwe ushigikiye ko ubwami bw'Imana bwongera kuvuga ni ukuri ahubwo bari gushima Imana icyo ndagira ngo gitangeho umucyo abantu bacyumve n'uwamamagaza ahantu hose nashira amagana bihamye ni ukuvuga ngo iyo urebye izanisha ry'abantu basapotinga mu butumwa buvugwa usanga umubare w'abantu benshi ari abiruhutsa yuko itorero ryamaze gusenywa abantu benshi nabiruhutse baravuga bati rwose ibisambo turabikize abatwambuye turabakize abagize batabaturiye turabakize mbese urabona ibintu bisa nabo bose biruhukije kandi bameze neza so nukuvuga ngo rero Satani aribeshya cyane so ibyakozwe ni byiza ko bihabwa umurongo n'ubuyobozi bwacu kuko ntabwo bujya bukora ikintu butabanje gushishoza mu myaka tumaze dukorera Imana muri iki gihugu ndetse sinatinda no kurwana gusa n'isi yose muri rusange ubwami bw'Imana ntabwo ubuyobozi bw'isi nako ubwami bw'isi muzigira bukorana nabo koko turi mu bwami bukura abantu buzanira abantu ubwami bw'Imana n'ubuzanira abantu impinduka n'ubuzanira abantu guhinduka n'ubuzanira abantu kumenya Imana n'ubuzanira abantu kugira ngo abadakizwe bakizwe so nukuvuga ngo rero iki gihe cya none iyo Satani abona itorero rimunyaga abayoboke bakizwa Satani akoresha abagenti be akoresha zamaneko twavuga akoresha abantu baza muri twebwe batugana nk'abaje kumenya Imana ariko ari abantu bazacengera muri twe noneho bakazagenda umurimo w'Imana bawusenya ruto bakazagenda bawusenyesha imyitwarire idakwiriye bawusenyesha kutera imbuto zikwiriye ndetse yewe n'abitwa ngo nabagabura kuko Pawulo yaravuze ngo ntibitangaje yuko Satani yigira marayika w'umucyo ntabwo bitangaje ko n'abakozi ba Satani bigira nk'abakozi ba Yesu bagabura ibye ngo ariko bemera ukuri ngo bavuga ukuri ngo ariko bagahakana ukuri kwabo abo ni abantu rero bavuga ariko batarahindurwa n'ukuri kw'agakiza ni abantu bishushanyiriza muri murimo ariko ari intelligence z'ubwami bw'umwijima bagamije gusenya icyakabaye igikorwa kizima bagamije kutubaka ubwami bw'Imana no kubaka igihugu koko niyo mpamvu bene abo bantu barakoreshwa mu buryo bureze uko nabugusobanurira ni abantu bakoreshwa mu nzira zimwe cyangwa izindi ariko bagamije kugira ngo Satani arusheho kubona benshi bamwigarukira benshi bagarukira Satani niba koko uzareba umubare w'abantu benshi bariyo baragwa abantu bariyo baragwa kubera ko bya biterane twakoraga by'amakrusede bira biterane bidukora uriya murimo nubwo abantu bataricara ngo babihe uburemere ariko uriya murimo dukora ugira ingaruka nziza ku mitekerereze y'abaturage abaturage barahinduka jewe nkanjye nk'umuvuga butumwa zengurukaga igihugu ngiriza ubutumwa bwiza sinakubwira abantu nabatije sinakubwira abantu nabwirije sinakubwiriza abantu ukuntu bangana so nukuvuga ngo rero nk'ubu kumfata ukanyicaza kuko nafite ubushobozi bwo gukora ibyo ubuyobozi bwanjye bunsaba so abantu babandi bakabaye bakizwa n'Imana indimo abantu bakizwaga guhura kwanjye nawe kuko simfite amafaranga yo gukora ibintu bikomeye nayo mfite ariko icyo mfite ubushake n'ubwitange bushoboye kuba nakora muri bwa bushobozi bwanjye so nukuvuga ngo rero icyo gihe iyo udafite ubwo bushobozi
ba bantu bakabaye barokoka, ba bantu bakabaye bakira, ba bantu bakabaye bahinduka, ba bantu bakabaye banakira, polisi ikoroherwa, ibisambo bigakizwa, abari mu mihanda bagakizwa, ibintu runaka abantu bagahinduka bakamenya ukuri bagakizwa. Ba bantu nibamara kudutakaza batabonye ivugabutumwa, polisi zahura n'abikubije ku rutoka abo yatekereza. Abapagana bazaba benshi, abazajya mu byaha bazaba benshi. Kubera iki? Umurimo w'ivugabutumwa wamaze gusa naho wahuye n'imbogamizi. Yes, wahuye n'imbogamizi. Habo rero ni ukuvuga ngo baba barawugizeho ingaruka, abarwanya icyo kintu n'abadashaka izo mpinduka zizanwa, impinduka zizanwa n'ijambo rizima ry'Imana. Yes, kugira ngo abantu habeho ububyutse, habeho imbaraga zo gukora ibiterane, muvuma z'ibiterane, amasemina y'ibiterane. So ibyo bituma abaturage bahohoka bagakizwa, igihugu kigatera imbere. Igihugu kigatera imbere. Ariko ibyo ngibyo byose ninde muntu dufite wajya kutuvugana icyo kintu gisobanura neza n'abayobozi bacu neza dukunda. Ninde muntu wajya kugisobanura gutyo nk'uko bisobanuye. Ariko natekereza n'ubwo bano tuba dutangamo message kugira ngo wenda abantu basobanukirwe neza ko itorero ryatewe kera, ariko abantu b'Imana barasinziriye. Abantu b'Imana barasinziriye, barasinzira, bakorana nabo, bagendana nabo, nibagira ubushobozi bwo kubatahura, nibagira ubushobozi bwo kubahishurirwa, nibagira ubushobozi. Noneho Imana irebye ko itorero risinziriye, so Imana ikoresha abandi bareba. Imana ikoresha abandi bagira gute? Imana ikoresha abandi bareba, baravuga batoke niba itorero mutari mushoboye kurwana kugira ngo bamenye ibibarimo, mu byikiranure, mu bikubite, mu bisenye, mu bivane muri mwebwe, twebwe turareba. N'abantu bafite aho tuvuye, n'abantu bafite aho dushaka kugana, tujye turareba kuko turabakurikirana. Reka rero tubafatire ibyemezo. Ndashimira Imana rero ko itajya yemera ko impande zose ziryama ngo zisinzire. Ndashimira Imana ko impande zose Imana itajya yemera ko ziryama ngo zisinzire. Niba twarasinziriye, Imana yakoresheje irindi jisho rireba abantu n'ibihangana. So iki ni igihe cyo kwiyinira no kwikomanga. Iki ni igihe cyo gutera bavuga ati ibyo nashoboye gukora, iki ni igihe cyo kubikora noneho. Iki ni igihe cyo kubikosora, iki ni igihe cyo kubitunganya, iki ni igihe cyo kumenya ngo natumye ku isi ndi umuntu ukwiriye kuyizanaho impinduka. Ntabwo watumwe ku isi kugira ngo iyi si ngo noneho urushaho kuyonona no kutagaragaza icyo uri cyo. Twatumye ku isi kugira icyo tuyikoraho, kugira ngo tuzane impinduka nziza z'ubwami bw'Imana, abantu bakizwe, bamenye Imana, bayisobanukirwe. Mu gihe rero ibyo bintu bidakozwe, itorero ryatakaje iyo ntego, iteka ryose tuzahura n'uva gusenya, tuzahura n'ibintu bikomeye cyane. So nagira ngo rero dutanga umucyo kuri iki kintu cy'abantu basesera mu itorero, nicyo twahereyeho. Tuvuga byinshi bitandukanye. So aba bantu basesera mu bandi nta bwami butagira amaneko. Nta bwami butagira amaneko. Aba ni abaza mu itorero, ntabwo ari igihe wanditse iyi Bibiliya. Hari abantu basesera ariko mu by'ukuri ari abagenewe gucirwaho iteka, ari abantu bagamije gukorera ubundi bwami butari ubwami bw'Imana, gusa ari nk'ibigusha. Niyo mpamvu Bibiliya ibageranya ngo ni inaza mu isangira ryanyu. Ni abantu badashyigikira, batagira urukundo. Ni abantu nafite ukuntu nabisobanura muri uyu mwanya mutoya dufite. So rero Imana itabara itorero, itabara n'abantu bayo. Agakiza mu itorero rya none ni agakiza gakwiriye guhindura imico n'imyitwarire y'abantu. Ako agakiza iyo kageze mu buzima pastor, mu buzima bwacu, uri umumama urabyaye, icyo ngiye gutanga urugero cyumva neza. So iyo umudamu atwite, imbuto y'umwana iyo yageze muri we, mu cyumweru kimwe ratamva bigeze gute? Ibintu birahinduka. So rero ahangaha ndagira ngo matanga w'umucyo, ibibazo twagize n'itoyo, twagize abantu badafite imbuto y'agakiza kahinduye imico yabo. Nicyo kintu ushaka kugira ngo manye. So imico yabo ntabwo agakiza ibyo bemera. Agakiza k'umwami Yesu nikigize gahindura imitima y'abantu, nikahinduye imiterere ya kamere. Abantu bakomeje kwibera babisi, bakomeza kwibera mu muntu wabo wa kera. So babikoresho barakoresha, bamaze kubikoreshwa rero kuko Imana ifite amaso abiri. Imana irya kabiri rero, iry'itorero ritangiye guhunyeza, Imana ifite irindi jisho rya kabiri rireba, iravuga iti reka nze mbakubite rero kwanza, mbakubite ubundi mubone kujya mu murongo neza. Amen. So rero ndagira ngo abadukurikiye baze kubyumva neza.
urabona nk'ubu ibyuya mba ndi mukubira ibiranezeza kuko filimi irimo ntuzirimo kundeba niko nzatunguka imbere ya Yesu akareba ko ibyuya byabiraga mvuga ukuri kutavugwa n'idini kutavugwa na runaka kutavugwa n'umuntu runaka oya ibi nta wabivuga kubera ko abantu bose bamaze guhengamira mu ruhande rw'inyungu zabo. Rero abo dukurikiye turagamije kugira ngo ubutumwa bwacu bw'uyu munsi bumve ko tuganira ku kuri ko mu itoro rya none. Ukuri ninde? Ukuri ni Kristo, kandi Kristo yageze mu buzima bwacu imico yo muri twigenda ihinduka. Guhinduka k'umuntu ni step by step, ariko tugenda duhinduka mu mico no mu myitwarire, noneho tukabera abandi urugero rwiza rugaragaza ko ibyo twemera ko byahinduye ubuzima bwacu. Murakoze cyane. Turagushimiye cyane nyakubahwa mushumba, Imana iguha umugisha. Utuganirije ku magambo y'Imana meza kadataha dukura n'ahandi adutereka. Ariko se hari akantu ngira ngo tugana ku musozo dusorezeho. Niba amaso y'Imana abiri yatanze ay'abakristo cyangwa y'abashumba yarahunyeje, Imana ishyiraho irindi jisho ridahunyeje riri maso rigira ngo rihindure ibintu, arizo ngaruka turimo uyu munsi zaba abantu babi batwinjiriye bagamije gusenya aho kugira ngo bubake, baje bagamije gusenya. Mbese mushumba, dushoje tubwira ikabana haracyari andi mahirwe? amahirwe arahari. Tugira ngo dutangarize ku motive, tubwira abadukurikiranye ngo ni igiti cyatema kirongera kigashibuka. Impamvu ari Imana ikundira abacyaha, icyo kintu cyumvikana neza. Ari Imana ikunda irabacyaha. Tubibona mu rwandiko rw'Abaheburayo haravuga ngo ari Imana ikundira abacyaha, ngo ninde mubyeyi ubyara umwana yakosa namuhane, ngo yaba ari umwana w'ikibyarwa. So ni ukuvuga ngo rero ibyiringiro birahari, ko ari igihe cyo kwikomanga ku mutima, ni igihe cyo kwitekerezaho, ni igihe cyaho buri muntu wese ari mu rugo agomba gusubiza ijisho inyuma ku mirimo ye yakoraga, kavuga ati iyi mirimo nayikoraga gute? Nayikoze mu bushake bw'Imana? Ibintu nabikoraga neza mu butungane no mu budahemuka? Nabikoze mu budahemuka no mu butungane? Cyangwa nanjye narabogamye nkorera mu kwaha kw'isi, ntwarwa n'amavuta y'iby'isi, nkururwa na magneti z'isi, nikanga ubwami bubiri bwasekuranye. Ubwami bwasekuranye. Kubera yuko ni ukuvuga ngo uyu munsi iteka ryose duhamagarirwa kuba ibisonga byiza by'ubwami bw'Imana. Duhamagarirwa kuba abantu bifata mu mico no mu myitwarire. Dusabwa kuba turi abantu bisobanukirwa abo turi bo, kugira ngo dushobore kurwanirira kwera twahawe rimwe. Haleluya. So turwanirira agakiza twahawe rimwe, so twerekana agakiza ku batagafite. Ariko uyu munsi byari ibintu bibiri bitandukanye. Ubu abantu ubutumwa bwiza bwari ubutumwa bwa business, bwari ubutumwa mu mujyi watangiye, ubutumwa bw'amamodoka, ubutumwa ibintu bitandukanye. So wabonaga ubutumwa atari bwa butumwa buzana umuntu kuri Kristo, atari bwa butumwa bukurura abantu bubereka ko iyi si bayiriho atari iwabo, ubutumwa butanga ibyiringiro bw'ubundi buzima tuzabaho. So rero icyo gihe iyo twabikoze, nemera ko ubutumwa burimo ibice bitatu. Igice cya mbere ni ubutumwa bukomeza abantu kugira ngo bashobore guhagarara neza uko bikwiriye, bugaruzamo abantu imbaraga kugira ngo bumve ibyiringiro ko muri bo byakaritse bakongera ibyiringiro. Twemera ubutumwa bwiza buza bwihanisha abantu, urabyumva neza, bugarura abantu ku isoko yo kwihana, urabyumva neza. So ubwo noneho tukemera ubutumwa bukumbuza abantu, ubutumwa bukumbuza abantu ubwami, ubutumwa bubakumbuza kandi bubatera umwete wo gukora cyane kuruta uko bigeze gukora, kuko bubereka yuko niyo mpamvu burya mu butumwa bwiza nk'abantu bize Bibiliya, bari abantu impamvu batubanjirije mu gakiza, baziriya ntumwa ze batari bafite umwanya wo kujya mu isi, buriya bari bafite imitekerereze ibabwira ngo Yesu araza mu gitondo. Niko kwizera kwabo. Niyo mpamvu bakoraga nk'ibyihebe, niko nabyita musore. So bakoraga nk'abantu ubona imitima yabo n'intekerezo zabo batari ku isi. Bari ku isi ariko isi itabarimo, bari ku isi
ari urugero rwiza kubabona bose. Niyo mpamvu bahagaze ku kwemera kwabo. Ako kantu ndagafasha karamundura cyane. Bahagaze ku kwemera, agakiza kabo karagaragara mu gihe cy'ubukombe bw'imiyoborere y'isi y'icyo gihe. Bababazaga impamvu bavuga baramuzi, ariko ngo Petero na Yohana na Yakobo igihe bahamyaga Yesu, Yohana na Petero, ngo abantu barabitegereje, bababwira bababaza impamvu y'uwo muntu wakize bari kwirembo ryiza. Barabitegereza baravuga ko aba bantu ubwenge barabuvana hehe, amavuta bafite barayavana hehe, gushira amanga barabivana hehe. Aba bantu bari mu kuvuga gutya bakaba bafite ibintu bitsinda imitima yacu, bakaba bafite ubwenge butsindwa kamere yacu. Aba bantu ko batize, ko tubazi ko batigeze biga, ubwenge babuvana hehe? Inteko y'inkiko zari zicaye, inkiko ziga kuri abo bagabo, batangazwa n'ubwenge n'ubuhangange bafite. Ngo havamo umwe atunga agatoki hejuru atereka amabwire. Bariya bagabo mureba buzuye imbaraga z'umwuka wera, bari mu guhamya Yesu, bari mu gushira amanga, bafite gushira amanga, bafite imbaraga. Aba bantu mureba babanye n'umugabo witwa Yesu. Impamvu bafite biriya byabayobeye nuko babanye na shebuja witwa Yesu. Iyo turi kumwe na Yesu tugira amavuta yemeza imitima y'abatugize. Iyo turi kumwe na Yesu tugira ubuzima butunzi cy'abandi badafite. Iyo turi kumwe na Yesu tugira itandukanye hagati yacu n'abandi, tugira icyo tubarusha, nuko tubikijwe ibyavuzwe n'Imana. Twabikijwe ibyavuzwe n'Imana muri twebwe. Kubera Abaroma harabishimangira 3:1 haravuga ngo umuyuda arusha abandi, abarusha mu buryo bwose, abarusha yuko ari ubitse ibyavuzwe n'Imana. Imana yagucyubahiro. Hari ikindi mushakaho, ukuri k'ubutumwa nuko nguko, ukuri kw'agakiza nuko abantu dukwiriye kuba tugafite. Agakiza kakabitabaza rimurikira, ijambo ry'Imana rikabitabaza rimurikira intambwe z'ibirenge byacu. Nk'uko umwanditsi wa Zaburi 119 umurongo wa 105 uvuga ngo ijambo ryawe ryabaye itabaza ry'ibirenge byanjye. So ni ukuvuga ngo rero agakiza ko muri twe gakwiriye kugaragara muri iyi si ikomeye, muri iyi si ifite ubwenge, muri iyi si ivumbura byinshi, muri iyi si ifite abantu benshi bize ariko baguye mu bwenge bwabo. Ku ruhande rw'ubwenge bw'ibyisi baraguye. Nta muntu ufite ibitekerezo bihagaranye ku ruhande rw'Imana. Abantu bose bafite kwemera, ariko nta gakiza kigize gahindura imico yabo. Niyo mpamvu Yesu muri Yohana 8:31 hari icyigisho njyankunda havuga ngo habwira abayuda bamwemeye, ariko ngo nimuguma mu ijambo ryanjye muzaba bigishwa banjye, ngo kandi muzamenya ukuri, ukuri niko kuzababatura. Ngo batangira bivuga mu magambo ati uvugiye iki ko tuzabaturwa kandi tutaraba imbata y'umuntu wari wese. Yesu aravuga ati umuntu wese muraba muri imbata z'ibyaha, muri imbata z'ibyaha. Hari abantu bamaze kubatwa. Iyo ureba muri iki gihe, ubundi icyaha uko mbizi kera abantu bagiraga imozo gukora ibyaha, n'uwo bagashaka gukora icyaha yagikoreraga hiherereye, akabika amabanga y'ibyo yakoze. Akabika amabanga y'ibyaha yakoze akihishira. Akihishira. Uyu munsi rero icyaha cyahawe intebe bareruye. Kubera ko isi n'iterambere za social media zaraje, umuntu arahitamo kwambara ubusa akajya kuri Facebook cyangwa Instagram cyangwa ahantu hose agacuruza umubiri, kuko nibwo bakangutse mu bitekerezo. Abakobwa bamaze kumenya ko Imana yabahaye igishoro kidahomba. Niyo mpamvu bahisemo kujya gucuruza imibiri yabo bakayanika kugira ngo bakunde babone abafollowers cyangwa se babone abakora subscribe, abakora ibiki byose. Niyo mpamvu babikora bagamije kwibona amafaranga, ariko batita cyane ngo barebe cyane ku ngaruka bizateza. Hello? Nabishe neza? Aho umuntu ashobora kwikora umama mwiza wibashye nkawe, social media zikamukoresha. Iki kintu muranyemeranye vugeho neza. So umuntu akaviriya mu rugo rwe n'umugabo, yananiwe umugabo, yananiwe guhindukira umugabo, yananiwe kugaragaza agakiza, yananiwe guhindurwa n'ukuri kw'agakiza. Ariko kubera ayo makimbirane ari mu rugo, akavuga ati reka nze nkoze isoni umugabo wanjye, akaza nkano kuri kamera, akavuga ati ubugewe ndasaba imbabazi, akihanira kuri kamera. Ndasaba imbabazi ubwo mundeba naciye inyuma umugabo wanjye, ubizanye muri social media ngo bigende gute? So niba wagwiriye aho waguye ukagusha amazu
ugahaguruka ukagaruka mukuru ukihana Imana ikakugira imbabazi kikiri ku ntebe y'imbabazi urinze kuza muri social media kubwira abatuye isi ko waguye wasambanye ubwo buhamya bwo gusambana burafasha nde ndagira ngo tukugira ngo bive neza ibintu byo kuza gukoreshwa mu nyungu z'umuntu runaka ukaza kwiyanika ukaza gutukana ukaza kugira gute kandi ikimbabaza cyane nuko bana bavuga n'izina rya Yesu mukara kavuga ngo agiye bwo mu ndando muvuga butumwa bize kubona hashize abantu barwaniye muri social media haturiya mugabo naramugiraga mu cyumba cyanjye uriya mugabo nari mufite mu cyumba cyanjye nagiraga icyumba cy'amasengesho narizi ko ari umugabo wanjye numvaga ashaka gutegura kuzasezerana nawe none undi mugore aramunjyana icyo ni ikibazo gikomeye abo bantu Yuda yabanditseho bazacirwaho n'iteka ndakakuru rwose ndarahiye bagaze mu mavuta y'ubutumwa bwiza abo ni bavuze kare nabagamije guhindanya umurimo w'Imana no kwanduza agaciro k'ubukozi bw'Imana dufite no kwangiza umurimo w'Imana so umurako katigenda nari mfite icyumba nyoboye nari mfite nyobora korari nyobora iki ariko akaba afite umugabo wo mwibanga utari uwe nibarasezerana mu buryo bw'amategeko y'igihugu nibarasezerana kwa pasiteri amufite mwibanga kandi bose barakorera Imana abo bantu urumva wabita urumva atari intasi za Satani zigamije gusenya umurimo w'Imana no kuwihindanya kubera yuko politiki y'isi ntabwo izatandukanya Steven na Pastorine ntabwo bazadutandukanya so bazabona twese dukorera Imana ariko kuko twese turi abakozi b'Imana ariko niwangiri kukajya hirya nanjye bizangiraho ingaruka n'ibya bindi bavuze ngo umukobwa iyo atwaye inda atukisha bose so niyo mpamvu rero ibyo bene data bakoze kandi bakomeje gukora byagize nabasabira kwihana reka nsoze basabira kwihana ni ukuri ko Imana mwihane mudacirwaho iteka mwihane koko imyitwarire yanyu hano hanze itumye umurimo wa Yesu wakorwaga mu buryo bwiza kandi wakorwaga umurimo wa Yesu wari ufite twakoraga umurimo wa Yesu wakorwaga mu buryo bwiza bw'abanyamwuga urabyumva nkanjye maze imyaka 20 nkorera Yesu nagoreka ubutumwa bwiza mwese abamurikiye muranzi haleluya so ndihamya nk'umugabo ushize amanga ndizi so abantu rero bagaruka ku isoko yo kwihana abantu nibihane abantu mwihane mukurikirane Impuhwe TV mwihane ubwami bw'Imana burabegera mwihane Yesu abategeye ibiganza mwihane Yesu abafite imbabazi haracyari ibyiringiro ko abakoraga ibyo twavuze tutashoboye gusobanura byinshi hari uburyo bwo guhinuka koko isaha iracyahari impuhwe z'Imana ziracyahari imbabazi z'Imana ziracyahari byashoboka ko bahinuka birashoboka ko bavamo abantu bazima koko nacyanduye kitavamo icyiza hello mwanyishe neza ikintu cyose gishobora kwandura Yesu niwe sabune y'abameshi Maraki yamwanditseho aravuga ngo abantu batinyishwe no kuboneka ko kuza ngo azaza ameze nk'isabune ngo azaza ameze nk'umuriro ngo kandi benshi bazatinya guhagarara mu maso ye ngo niwe sabune y'abameshi ni ukuvuga ngo aba bantu rero haracyari ibyiringiro ko bakizwa ibyiringiro ko bahinduka ibyiringiro ko bavamo ibikoresho bizima by'umurimo w'Imana bavamo abantu bazima b'ubwami bw'Imana bakubaka ubwami bw'Imana batanaretse n'igihugu cyabo cyiza cyababyaye bagakorera igihugu bagakorera Imana erega burya gukorera Imana nuko dufite umutekano gukorera Imana nuko dufite igihugu cyiza gukorera Imana nuko dufite amategeko meza atuyobora none ukuvuga ngo rero icyo gihe byose iyo byamaze guhutazwa n'imyitwarire yacu iyo byamaze guhutazwa no kwa kutabona kwacu navugaga so ugasanga rero ibintu birahutajwe iteka ryose tuzitegura ingaruka zidasanzwe rero twasoza tubwira abantu badukurikiranye tubabwira ngo abantu ni habeho gupfukama buri muntu wese udukurikiranye wamaze kumvira ivugabutumwa rigakora ku nguni z'umutima we umuntu wese niyihane umuntu wese yihane waba uri bishop wihane dore ko iki gihe byateye uranyumva neza waba uri apotre wihane waba uri umuvugabutumwa wihane waba ukorera muri Majerwa wihane waba ukorera mu nzego za leta zitandukanye ihane koko iki ni igihe cyo kwihana umuntu wese mu rwego rwe yihane koko Yesu ari yaraje amen Imana igomwe
turabashimiye cyane Amen. pastor. Amen. Imana igumugisha. Amen. Umuhati wawe no kubwiza abantu kuri Amen. ntabwo bizarangirira aha. Amen. Imana izakugororera. Amen. Dushoje rero tuvuga ngo teme y'ijambo ry'Imana Amen. nagakiza kukuri Hey. mwitorero Mw'itorero. ry'Imana. Duce bugufi Yes. twongere dusubire kumwimerere wagakiza Yes. kukuri. Amen. Imana y'amahoro Amen. ibaha umugisha. Amen. Tuzasubira ubutaha. Reka- Shalom. reka dusenge Imana. Ego. Jewe mu bankurikiranye ushobora kuba dukurikiranye ukeneye kwakira agakiza Yego. aka twavuze. Yego. Subiramo aya magambo. Ufukamye muri salo yawe cyangwa upfukamye uri mu modoka yawe, ushobora kuba uparitse ahantu muri parikingi, uri ahantu muri parikingi ariko ukaba ufite agatelefoni kawe uri ku Mpuhwe TV. Turagusaba ko rwose ushyira hasi noneho upfukame. Usubiramo aya magambo. Vuga ngo Mwami Yesu, uyu munsi wa none numvise ijambo ry'ubutumwa bwiza, ndebye inyuma ibyo nakoze bitari bikwiriye, umutima wanjye uricujije ko nabaye mu murimo wawe nari igikoresho cyawe ahubwo ngamije gusenya umurimo wawe. Uyu munsi wa none ndihannye, mbabarira nk'uko ijambo ryawe rishoje ridusaba kwihana. Amazina yanjye yandikwe mu gitabo cy'abarimbuka, uyandika mu gitabo cy'ubugingo. Uhereye none nkoranye nawe isezerano ry'uko nazongera kumufatanya cyaha na Satani, ahubwo ngiye kumufatanya mufatanya mirimo n'abandi nkora byiza biruta cyane ibyo nigeze gukora, nkomeje gushyigikira ubwami bwawe no kukugaragaza no guhindurwa no kuri. Urakoze kubingiriye impuhwe kandi ukabungiriye imbabazi mu izina rya Yesu. Amen. Niba iryo sengesho mukundwa w'Impuhwe TV unkurikiranye, iryo sengesho ukaba urikurikije nkaba nkuyemo ukaba nawe urikoze, uyu munsi nagira ngo ngutangarize ko amazina yawe agiye mu gitabo cy'ubugingo. Uyu munsi urakijwe. Ngaruka nsengera abandi. Mana yanjye nkorera iteka ryose, nsengeye abantu bakurikirana Impuhwe TV y'umukozi wawe yicano ya Gikristo. Turayisengeye kugira ngo ibe cano Mwami idasanzwe, Uwiteka ibe cano nk'uko yiteguye mu kunyura mu mukozi wawe, akaba ari cano igabura ijambo ryawe. Reka iri jambo nanone rigira ingaruka nziza ku matwi y'abagiye kuryumva. Iri jambo ryubakwe n'ayandi akomeje kuvugwa, aba magambo yubaka imitima y'abantu, aba magambo avana abantu mu bwami bwa Satani, aba magambo Mwami azanira umunyago wowe nk'umwami nk'umukiza wacu. Reka iri jambo ryubaka imitima y'abantu benshi kandi bakizwe naryo, bitandukanye na kamere y'icyaha, bagana umucyo ariwe gakiza, bahindurwe nako babitorero rizima ritari inyubako y'amatafari, ahubwo babitorero rizima ryubatswe ku ijambo ryawe, ryubatse ku rutare ari wowe, mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibahe umugisha. Shalom.